Aramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 11. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Haranditswe ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ni nacyo cyatumye iboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwatumye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Tubizi ko intwaro twakarwanishije ariyo kwizera, ariko hari igihe bijya bicanga abantu, ese kwizera ni ibiki? Ni amagambo magufiya nyamara ni nayahatse ibyo twigishwa byose, ni nayahatse Bibiliya. None ubundi kwizera ni iki? Muri Yohana haranditswe ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Twumva kwizera kuguhesha ubwiza bw'Imana, kwizera kuguha ibisubizo byose. Ese kwizera ni iki? Aha mu gice cya 11 mu Baheburayo, Bibiliya igenda iguha ingero ikarinda aho ifika ku mirongo ya 40, umurongo wa 40. Nk'uwa 30 uravuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza ko kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe. Aha hasoje havuga ngo abo bose bavuzwe haruguru, bavuzweho ko bagize kwizera, bahamijwe kubwo kwizera kwabo. Aha rero bigenda iduha ingero z'abagiye bizera bakabona rezilita, bakabona ikiva muri uko kwizera. Ese kwizera bagize ni iki? Kandi icyo bakuye muri uko kwizera ni igiki? Aha ngaha duhereye ku murongo wa 4, Bibiliya itangira iguha ingero, ntabwo ari ugusobanura gusa kwizera icyo ari cyo. Umurongo wa 1 n'uwa 2 wavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko duhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Kwizera kurasobanura, ariko kuri busobanurwe neza n'urugero. Umurongo wa 4, kwizera niko kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza. Noneho tubonye urugero rw'umuntu wizeye abona ubwiza bw'Imana. Imana byanditswe muri Itangira ibice 4, haranditswe ngo nuko Imana yita kuri Abeli no ku ituro rye. Ese kwizera bitangira bite? Mu Baroma ibice 10 haranditswe ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. None aha ngaha nibyo niyo formule. Aha ngaha rero Abeli yahaye Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza kubwo kwizera, bivuze ngo rero yarumvise. Nta muntu upfa kwizera atumvise. Kwizera icyo gihe hariho ababyeyi be, ubwo rero ijambo yaribwiwe n'ababyeyi. Ese ubundi cyo kuba Imana bayitura amaturo yagikuye? Yarabibwiwe. Ese yaragendereye iki? Yaragendereye ibi yabonyemo nyine. Ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza. Yaragendereye kuba umukiranutsi, arabibona. Ubwo mbere y'uko aba we rero yari umunyabyaha, ni ngombwa rero kujyanira Imana ituro. Byari ngombwa ko ayishyira igitambo. Yajyanye rero ituro rikwiriye. Mu Itangira ibice 4 haranditswe ngo yenda ku buriza bw'umukumbi no ku rugimbu. Igitambo rero aho Kayini yahombeye, igitambo gitegekwa kuba ari iki?
ari ikidafite inenge kandi kikaba kiva amaraso. We rero Bibiliya iravuga ngo wowe ngo yakusanije umwero w'imbuto z'ubutaka. Sobanura urumva icyo gitambo cyemerwa. Itangira ibice 4 umurongo wa 3 haranditswe ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Ryari ituro ritari bumutume abona imbabazi imbere y'Uwiteka. Na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Hano biri kukubwira kwizera. Icya mbere cyo ndamutse mbitinzeho nuko Imana itaboneshwa amaso. Ugira rero ngo usabane nayo, urasabanira nayo mu kwizera. Ubona urindira iyo ajya gushimuza, ni nko gushimuza no kubaza ibintu byinshi. Kabaza ababyeyi ati hari ubundi Imana iri Imana ko ntayibona. Ni ukuvuga ngo bamusobanuriye kubaho kw'Imana. Ureba twaremwe n'Imana, kuko mbere Imana yavuganaga na Adamu na Eva directly, ivugana nabo bakumva ijwi ryayo. Twaremwe n'Imana, ariko buriya wavutse uyifiteho ikibazo. Ugira rero ngo ugire ubusabane nayo, uratanga iki utya. Arabikurikira atanga ituro uburiza bw'umukumbi. Umukumbi rero bivuze intama nyinshi. Kuki yafashemo uburiza ni yavutse mbere. Byose yarabibwiwe, abikora uko yabibwiwe, kandi koko ngo Imana yita kuri Abeli no ku ituro rye. Barabimubwiye bati hari ibyo itemera. Kuki atapfuye gufata iryo abonye? Rero niba byaratwaye Aburahamu imyaka 25 ngo ahuze umutima n'Imana, umuntu utizera ni hahandi biravuga ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazagera iwawe. Biba bisobanura iki? Nta cyaha cyakwinjira mu ijuru, nta n'umunyacyaha wakwegera Imana. Nubwo ari inyembabazi, ariko hari ikintu itemera. Ni ikihe? Mu Baroma ibice 5 umurongo wa 19 haranditswe ngo nuko rero nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateka benshi baba abanyabyaha, ikintu Imana itemera aricyo cyitwa ikibi ni ukutumvira, disobedience. Ni ukutizera, ni ukutumvira. Bivuze rero ngo ushobora kuzashyika n'imyaka 50 nudahuza umutima n'Imana, ntabwo yakwemera. Ubwo ufite ikibazo, ubwo ufite uwa Satani. Rero umutima utumvira Imana, umutima utizera, ntabwo Imana yawakira. Niyo mpamvu rero nubwo byatwaye Aburahamu 25 akibyibazaho, akibigoragoza, akibaza umusaza nkanjye yabyara umwana ate? Nubwo bivuzwe n'Imana n'ibyo ishobora byose. Ibaza, dufite n'ikibazo gikomeye. Imana tuyita ishobora byose, ariko ibyivuze tukabishidikanya kitabishobora. Kuko kubera iki? Twokojwe, twamaze kwangirika mu bwonko n'ahandi hose tubaswe n'imigenzo y'iyi si. Hari abaherutse kumbaza ngo Imana izacira abantu imanza zihe, ko tubona handitswe ngo icira imanza abantu bitewe n'ibyo bakoze. Tikumva ibyaha byababariwe, ubwo hazacirwa imanza z'ibiki? Mbitekerezaho nza kumva binoroshye. Muri Zaburi 107 haranditswe ngo kuko bagomeye amagambo y'Isumba byose, kuko bagomeye amagambo y'Imana bagahinyura imigambi y'Isumba byose, nicyo cyatumye. Urumva wowe wakora ibyo uko ukitega amahoro ku Mana. Kandi mu buzima uzabirebe, buri muntu uri kunyuranya n'imigambi ufite uba wumva akuremereye. Hatwe rero dufite ingo, ushobora kuzana igitekerezo uwo mu bana wo mwashakanye akagitera utwatsi, cyangwa bashobora kuzana igitekerezo ukumva ntibihura. Iyo ucyanze rero buri uba wikururiye uburakari. Buri imigambi ni nuko n'imiyoborere igenda. Ugomba kwakira umugambi ukuyoboye ukawugeza ku bo umuyoboye. Nta mpamvu yo kugira n'imigambi mishya inyuranya n'iyo ukuyoboye burya.
buriya nta n'ubwenge burimo. None ngo abantu bagomeye imigambi y'isumba byose, utekereza ko icyo wakirokoka? Ni nacyo cyitwa icyaha cyicisha, ikitababarirwa. Njya mbisoma wumva bituma umuntu ashesha urumeza. Mu Baheburayo 10 haranditswe ngo uwasuzuguraga amategeko ya Mose ko atababarirwaga abagabo 2 cyangwa 3 bamuhamije, ahubwo akicwa. Mutekereza mute rero ngo nkanswe ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu? Urumva umuntu amakosa abakoze nicyo abantu bazazira icyaha kitagira imbabazi. Ikihe? Wakerensheje agakiza, wasuzuguye umwana w'Imana, wakerensheje amaraso y'isezerano yakwejesheje, noneho ubihuhura ngo uhemura umwuka utanga ubuntu. Urumva wakizwa n'iki? Ni nk'umurwayi wanze imiti. Ntabwo bazize indwara, bazize kwanga imiti, kuko iriya miti yari ifite ubushobozi buganza ya ndwara, bwica ya ndwara. Kwanga imiti, kera bajyaga baduha ibinini bya malariya, warabiryaga, iterambere ryaraje, warabiryaga, yego warakiraga, ariko warishimaguraga. Niyo mpamvu wajya gucunga umubyeyi wawe aguha ibinini, agiye ugahita ubita munsi y'uburiri, ariko nanone ukumva urarushaho kuremba. Malariya ya kera yari ifite n'ingufu nyinshi, ukigira inama yo kubirya nta kundi. Kwishimagura ntabwo bihwanye n'uko wapfa, ukabirya ukishimagura. None se wanze imiti, ubwo nicyo ubuzizi. Rero Imana mu gihe utizeye, Aburahamu yagendanaga n'imigenzo y'iyi si. Byanditswe mu Befeso 2. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Rero abantu bagira imigenzo y'isi, ubwo ngo byo ngo ni byiza. Iyo bisawundinga neza uba wumva ngo Imana ibyemera. Standard, ishingiro ry'umuntu naho ryaba ryiza, Hari umuhanuzi wahanuriye umwami ngo niyemere yitange, yiha amaboko y'umwanzi. Arabyanga. Yumvaga ari ibintu bitavugitse. Umwami n'ingabo ze bagomba kuba intwari. Umuhanuzi w'Imana yamuhaye, cyanditswe naragisomye numva ni cyiza cyane, ariko nanone giteye ubwoba. Yanze kwiha amaboko y'umwanzi. Ubundi umuntu muhanganye iyo ubona udashoboye kumutsindura mwiha, amaherezo hari igihe akurekura ukarokora ubuzima. Niko kuburokora, kwiha amaboko y'uwagutanze. Agomera umuhanuzi, barabishe barabarimbura. Bivuze ngo mu ihame risanzwe umwami n'ingabo ze ni intwari nyine. Ntabwo bakwemera guhara ibigwi, ariko noneho babuze byose. Ubuze bw'uko inkuru irangira bagomeye ubuhanuzi bw'umuntu w'Imana, inkuru ikarangira bapfuye barimbutse. Ubundi ubwo inkuru basize imusozi ari yihe? Ni y'ubuhe butwari? Bashoboraga kwiha amaboko y'umwanzi, niko yari yabayoboye, niko Imana yabishakaga. Barabiziraheri. Noneho undi nawe yabajijwe impamvu atajya ajya k'uwo muhanuzi, arasobanura ngo ni uko ampanurira ibyo ntashaka. Rero iyo umuntu wese wanze iby'Imana, nicyo kintu azira. Bivuze iki? Bivuze ngo igihe Aburahamu yari akigerageza kubyiyumvisha, ubwo ndi gusobanura imigenzo y'isi. Ubundi umuntu w'intwari nyine ubwo bumuvangiye. Imigenzo y'isi, ubutwari bugaragarisha guhangana. Niyo mpamvu rero kwanga ijambo ry'Imana hari igihe uba ufite ishingiro nyine ry'iby'isi. Hako buri ugiye hirya yaryo ukiza ubuzima, ugiye hirya y'ishingiro ry'iby'isi. N'ubundi kandi ni nako twakira agakiza. Muri Maraki haranditswe ngo dukubiswe hasi. Edomu ati dukubiswe hasi, ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka ati muzubaka ariko jye nzasenya. Umaze kumva ko Uwiteka atabishaka, ubundi ubuhangana n'iki? Ibyo rero bisobanura iki? Biba bivuga ku ngingo y'iby'amategeko n'ubuntu.
amategeko n'ubuntu biravuga ngo amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Mu mutima wa Yesu ntabwo harimo kubwira abantu ngo bakoreshe umwete wabo n'imbaraga zabo, ntacyo basabwa gukora, basabwa gusa kwakira. Ariko Yesu we umutima we harimo ubuntu n'ukuri. Impamvu rero abantu n'ubundi batakira iby'Imana bafite rya shingiro ryo gukora, nicyo gituma barageranywa n'Edomu ngo dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubaka ahari amatongo, tunaniwe iby'amategeko ariko n'ubundi tuzabigerageza. Ntuzi ujya wumva abantu bose atari ko basubiza wubahirije amategeko y'Imana, oya ariko ndagerageza. Dukubiswe hasi ariko n'ubundi ntaho tugiye, tuzongera twubaka ahari amatongo. Uwiteka ati muzubaka ariko jye nzasenya. Abantu n'ubundi iryo shingiro, kuko n'ubusanzwe iyi si ntabwo yemera ibigwari, yemera abanebwe, ntiyemera ab'intege nke. Muri Yohana ibice 5 haranditswe ngo ku kidendezi i Betesida hari amabaraza menshi ariho abarwayi benshi barimo impumyi, abanyunyutse n'ibirema. Ubundi ukimara kumva abo bantu wabagira inama yo kutarushanwa. Ubwo ubundi Bibiliya yabavuze nk'abadashoboye, ariko ngo bari barindiriye marayika uhinduriza amazi, nuko uwabanzagamo agakira indwara ye iyo ari yo yose. Abantu ahantu hatari ikinyoma ni hehe? Abantu bari kurushaho kuba aba mbere ngo bakire, marayika ahindurije amazi, ngo ni ibimuga, ni impumyi, ni n'abanyunyutse. Ubwo rero uw'impumyi yaravuga ati ntacyo mfite imirindi mizima, mfite amaguru mazima. Nyumva agasa ko marayika aje ndahita ntanga abanyunyutse, unyunyutse amaguru n'amaboko. Unyunyutse nawe ati ni akaguru gusa, nshobora no kugwamo nkoresheje amaboko kandi mfite n'amaso, njye marayika arajya guhinduriza amazi ntanamubonye. Buri wese yumvaga hari ibyo ashoboye ku buryo ntawe uri bumutange. Hanyuma rero w'ikimuga nawe ubwo yabaga amugaye gusa amaboko wenda, avuga ati amaguru n'amaso marayika ndaba nanamubona. Ariko uhumirije yaravugaga ati jyewe murajya kujujura n'abatanzeyo sinindire no kureba, ariko mfite imirindi. Ibyangibi by'abakristo biberamo kidendezi, barakira ariko mu mvugo yitwa conditionally, ikigombero ari cyo basabwa kugira ngo bakire. Rero Yesu yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. Iyo byiswe ubuntu ni 0% y'ibyo uri gusabwa. Hari umubyeyi wanutse kubaza ni mu bana wabyaye ninde wagize uruhare avuka? Umwana mubo wabyaye reka ari burugira. Nese niba Yesu yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Abantu rero bati tuvuke rero, bakajya kubigiramo uruhare. Nuhe mushwi w'inkoko ugira uruhare mu guturagwa kwawo? Ntuhese ko inkoko ariyo yiterera amagi ikayabundikira iminsi 21, igihe cyo guturaga kikagera umushwi w'ubona ubayeho gusa. Rero kuvuga Yesu ngo ndababwira ukuri yuko utavutse ubwa kabiri, ishingiro ry'umuntu mu guhita yumva ko hari oda ahawe, hari icyitwa hari umurimo ahawe. Kuko twamaze kokozwa ko iby'iyi si ni ugukora. Noneho tumaze twigishijwe n'abigisha ba mbere banatubwira amategeko nyine dusaba gukora no kwirinda gukora ibibi, gukora. Ariko Yesu ntabwo yazanye, Bibiliya isobanura ko ubwiza bwa Mose yavaga imbere y'Imana yego bwararabagiranaga, ariko Bibiliya iravuga ngo bwashiragaho. Urumva ko covenant, isezerano ryahawe Mose ntabwo ari ryo ridukiza, ahubwo ubwiza bwa Yesu buhoraho. Ubwiza buhoraho ntabwo bwari ubwa Mose bushiraho. Rero abantu bazi uko ingoma ikura iyindi. Byanditswe mu Baheburayo ibice 10:9, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Noneho utagumye ku bya mbere ahubwo abivanga byombi. Isezerano rishya n'irya kera birabivanga. Ati Yesu yaraje ngo dushoboze kubahiriza amategeko tubone kubona gukiranuka. Ayiwe, kandi mu Baroma ibice 3 umurongo wa 21 haranditswe ngo hariho gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Hariho gukiranuka kw'Imana
kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyano ari byo biguhamya. Kuvuga ngo ibya Mose n'iby'abahanuzi ni ibihamya bya Yesu ari we witwa uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ariko abantu bati Yesu yaje ngo duha akagufu, ingufu none twubahiriza amategeko y'Imana, noneho nitubona tumaze kuyubahiriza noneho tujye twahamya ko twakiranutse. Ntabwo ari byo. Yesu yaje ahubwo guhera ubuntu agakiza abananiwe ya mategeko, ko hari ibyo yabasabaga barabinaniwe. Niyo mpamvu handitswe ngo usitaye kuri rimwe aba yacumuye yose. Ni ukuvuga ngo umuntu ahamwe n'icyaha maze amanika amaboko. Nk'uko Yesaya nawe yatatse ati mbonye ishyano, mbonye ishyano, ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye rwagati y'ab'iminwa yanduye, none amaso yanjye abonye Uwiteka. Ariko biriya hakomeza havuga ngo nuko mbona marayika araguruka ajya ku gicaniro, akuza ikara rya kurugarama ku gicaniro arinkoza ku munwa, ati gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe urabibabariye. Numva ijwi ribaza ngo turatuma nde, ninde watugendera? Ndavuga nti ninjye, bari njye utuma. None nta kibazo gifitanye n'Imana, kuko ku gicaniro hakuwe ikara ryaka rimukozwa ku munwa, arabwirwa ngo gukiranirwa kwe kumukuweho. Uzabisoma muri Yesaya ibice 6 umurongo wa 7. Rero agakiza k'Imana ntabwo ari aho umuntu yagize ate yagaharaniye ngo akabone nk'igihembo cy'ibyo yakoze. Ariko ikitubuza kwizera ni iki? Nk'uko nakomeje mbitangamo ingero, umwami yanze kwizera ubuhanuzi ahawe n'umugaragu w'Imana kubera iki? Inarijye. Oya, ndahangana, ndarwana. Sawuli nawe yabujije Dawidi kujya kwica Goliyati, kujya guhangana na Goliyati. Yavuze imvugo y'iby'isi. Oya, ntabwo wamushobora, uri agasore k'umugenda kandi we yamenyereye intambara. None urumva ihame ry'isi atari uko nguko rikubwira, ariko kwizera ntabwo kwakubwira ibyo. Noneho Dawidi kwizera kwe we yavuze ngo iki? Oya, wanteranye uducumu n'amacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye, Uwiteka arakungabiza. Uko niko kwizera. Gusa gushyira imbere ibivuzwe n'Uwiteka, ibyiringiro ufite ku Uwiteka, intsinzi ibonerwa mu Uwiteka, ntiwirwe wirebaho. None rero icyo nasobanuraga nko kwizera, niba Aburahamu yakomeje abyibaza mu buryo buri biological, mu buryo bw'imibereho, bw'imyororokere, nta muntu urengeje imyaka 75 wakwitega kubyara. None yaravugaga ati yenda ngiye byapfa kwemera by'abagabo. Ariko se umugore we amabwiriza y'iby'ubuzima asobanura ko 45 tamurindira kubyara, kandi wowe yari afite 40. Rero agakomeza areba ibyo, niyo mpamvu yamaze imyaka 25 isezerano ridasohora ngo abyare Isaka. Wizeye ubu wamara amasegonda 25, wamara iminota 25. Ntabwo ari itegeko ngo buri muntu wese ngo akomeza ashidikanya akageza muri 25 ngo akabona kwizera ibyo asezeranwa. Ushobora no kumara amasegonda, sibyo? Ushobora kutizera ukazarenza na 25 ukagira 50 ho rushidikanya ku by'Imana muri iki na kiriya. Noneho tugaruke rero ku rugero rundi mu Baheburayo twasomye ibice 11 dusoje urugero rwa Abeli. Abeli yaremewe. Abeli rero nubwo nako kari akasore kitonda kagatuje, ariko hari gafite ikibazo n'Imana iyo katazana umwagazi wo mu mukumbi w'uburiza, nawe ntabwo Imana yari bumwemere. Imana ntabwo yakwemera kuzana inzira ebyiri ngo irakwemera ityo, ariko nutanagenza utyo ngo n'ubundi buryo yabwemera. Hari nk'abantu bajya bashaka kuvuga ngo ubutumwa bwanyu yaba mwagabanyagaho bikeya, hari ibitunaniza kubyakira. Wari ubwacu bubabuna. Abajya bavuga ngo niba ukura ari uku nguku mufite akazi, bivuze ngo nta handi babyumva. Bivuze ngo ahantu hose tugombe tuhagere
ariko Imana nta bundi buryo, niba ukura ari uku ntabwo kuri kuba kubiri. Nanjye njya mbyibazaho, u Rwanda rwose agakiza ko abantu bafite imyumvire imwe idahuza n'ukuri, abantu benshi bitewe na kamero kabo, mikurire yabo, bitewe n'inyigisho banabanje. Ariko Imana igira amaboko. Yeriko bayifata ntabwo bagombye kurwana, barayizengurutse byonyine. Imana ifite uburyo bwayo. Dufashe urugero rundi rero ku Baheburayo ibice 11 umurongo wa 17 biri guha urundi rugero uretse urwa Berira rwa Aburahamu. Aburahamu hari ijambo nsoma aha nkumva riraremereye cyane. Hari abajya bavuga ngo kwizera gusa, kwizera gusa, kwizera gusa nibura wakugiza, ariko ubundi uzi imbaraga ziba mu kwizera. Imbaraga ziba mu kwizera. Hari ibintu mu kazi bajya bakora byitwa probation, ngira ngo kugerageza nk'umuntu reko uzamuha inshingano ukamuha igihe runaka. Icyo gihe rero bikiba ari igihe akwemeza, agukonvisinga ko ari umuntu w'inyangamugayo kandi unashoboye. Ariko nawe wenda bari kwiga kampani niba ariyo iri mu nzozi ze, niba ibyo bikorwa ari byo abona bizamugeza ku ntego ze, mwese nawe wenda yiga. Icyizere rero gishobora kumara n'imyaka 5 uwo gukoresha atarakikugirira. Ariko icyizere ubwacyo yakikugiriye niyo bamukuregaho inshuro 1000. Kigora nuko akugirira icyizere byonyine. Ikigora nuko akugirira icyizere. Hari umuntu wese kumbwira uba hanze ati hari umuntu ukuze wanyongoshyoshe muha amafaranga mbura byose, ndamubura nayo ndayabura, kandi yari umuntu family. Bivuga ngo icyizere kugira ngo urekure ikintu murabigitwara igihe. Ariko umuntu yakikugiriye keretse umutereye icyizere. None icyo ingingo nshaka gukomozaho ni iki? Kwizera kuba kurimo imbaraga, kurimo ibintu byose, ugize amahirwe ukagushyikira. Ariko abantu bati muri kuvuga kutagira imirimo biri kutubabaza. Niba ari ukuvuga wowe ko kwa mugano ubabaza abantu, njye ntabwo ndi kugaruka ku kwizera kutagira imirimo. None dusome umurongo wa 17 urebe ukwizera ukuntu ari ikintu gifite uburemere bukomeye. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga. Ngo yabikoze kuko yizeye. Kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. N'ibiki byari byarasezeranijwe? Niwe yari yarasezeranijweho ko azatuma yitwa sekuruza w'amahanga menshi binyuze kuri uyu. None arabwiwe kumwica. Yashobora gushidikanya se, Mana uzatuma mbyara undi aba ari we usohoza ibya ryasezerano? Oya, kuri Isaku. Noneho imirongo ikurikirana ikubwira impamvu yabikoze. Uwo yabwiwe ibyo ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, Isaka niwe rero ari no gusabwa gutamba. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Umva ibyo yibwiye rero nibyo bifite imbaraga. Yibwiye ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Yaravuze ati ibyo yamuvuzeho nta kabuza n'ubundi ubwo bizaba, nubwo namutamba nkamwica. Ibasha kuzura abapfuye, ubundi ibyo yabavuzeho bigakomeza. Iyi mayindi wawe warayigize kangahe mbere yuko ujya kuvuga ngo kwizera ngo kutagira imirimo, ngo kwizera konyine? Wakugize nibura iyi mayindi? Imana ibasha kuzura abapfuye. Noneho Aburahamu yari ari kuri iyi nivo, kuri iyi ntera yo kugira kwibwira atyo. Yaramaze igihe rero aganira n'Imana, yari yarabonye ubugari bwayo n'ubushobozi bwayo. Kwizera ubundi birikora iyo umuntu amaze kugira ubumenyi ku byo yizera, kuwo yizera. Ndetse iyo ugenda wunguka kumenya, kwizera ntabwo ari ibintu bikurushya. Wunguka kumenya ubugari bw'Imana n'ubushobozi bwayo. Biriravuga ngo mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero. Uzi imbaraga zayo ntabwo kwizera ibintu ugenda ushidikanyaho. Mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero. Ikintu kinejeje,
hakomeza avuga ngo iziha twebwe abizeye. Bamaze kwizera ya ntera ya mbere y'iby'agakiza, noneho ngo imbaraga zayo zitagira akagero iziha twebwe, ntabwo zigumana yonyine, kugira ngo tujye tubona imirimo yayo itangaje. Byakozwe n'intumwa bifite ibice 28 niba nibuka neza. Intumwa rero umwuka wera zikoreramo zakoreshejwe n'Imana ibitangaza byinshi. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe. Izo yahaye intumwa natwe ntabwo yazitugwamo. Niringiye ko tubona imirimo y'Imana myinshi. Reka dusenge.